Ibinogo byinshi biri muri uyu muhanda twasaba leta nuko mwatuvuganira bakadukorera umuhanda bakaduha kaburimbo. Twifite ivumbi ryinshi cyane mu gihe cy'izuba, nanone ikindi mu gihe cy'imvura akaba ari icyondo cyinshi cyane. Icyo twasaba leta nuko yadushyiramo kaburimbo kabisa, icyo nicyo twayisaba. Umunyarwanda yaciye umugani k'agahinda gashira kandi aribagara, ari nabyo bigaragazwa n'abaturage bakoresha umuhanda Giti cy'inyoni Rutonde Nzove, ngo bitewe nuko nta bihe byiza bagira ku ikoreshwa ry'uyu muhanda, ngo mu gihe cy'imvura baba babogoza, naho mu gihe cy'izuba bwo bagatabaza. Bashimangira ko ikibazo cy'ivumbi ryinshi ribugarije mu gihe cy'imvura bwo riba ari isayo, ngo mu gihe ubuyobozi butahwemye kubagaragariza ko ikibazo cy'ikorwa ry'uyu muhanda ngo kirimo gushakirwa inyigo, none amaso akaba yaraheze mu kirere. Twifuza yuko hano hajyamo kaburimbo n'umuhanda ukaguka, kuko nk'ahangaha nk'urugero ntabwo umuntu yava inahagiye i Kigali gukora serivisi zituma agomba kugenda akeye, n'undi agerayo ari umunyenzove. Nyine icyo gihe nyine byatuma banamurobanura bakavuga ati uyu nguyu ni wo mu nzove agiye nko mu bantu b'abanyacyubahiro. Cyane cyane umuhanda uratugoye ku bana ndetse no kuri twebwe. Urebye amayinifomu y'abana bacu mu gihe cy'izuba batugeraho bahindutse, ni ukuri abana bacu bahora barwaye amagripe kubera no muhanda. Mu gihe cy'imvura byo ni ingorabahizi cyane, ubunyerere bari bwinshi. Uyu muhanda twasabaga leta ko yagira ikintu dukorera nk'ababyeyi bacu, ni ukuri bakatuvuganira kugira ngo bagire ikintu badukorera mu bijyanye n'umuhanda. None se nk'urugero nk'ubu ngubu hari nka serivisi zitari mu Nzove bitewe n'ino kaburimbo. Nk'ubu se hano wahashaka Cyber Cafe ukayibona? Reka ni ukujya Nyabugogo Nyamirambo nyine ahantu hari kaburimbo. None se wazana ibyuma byawe hano ngo urakora ngo ibyo ngibyo, ninde washora amamiliyoni ye kugira ngo yangizwe n'ivumbi ritaramwinjiriza n'atanu? Aho twizera kuzubakwa, ariko umuhanda n'imbogamizi y'uburebye kuva Skol kugera ku ruganda rw'uruganda rw'amashanyarazi, umuhanda wangitse ku buryo no kugenda transport biratugora, bigatuma n'abana kuza ku ishuri bigorana. Ariko dufite icyizere, dufite igihugu cyacu n'abayobozi bacyo ko igihe bari kubitekereza kuzubakwa uko imbogamizi zo barayibona. N'ubu ngubu ugiye ukareba ivumbi rihari ntibashobora kugenda. Ibinogo byinshi biri muri uyu muhanda twasaba leta nuko mwatuvuganira bakadukorera umuhanda bakaduha kaburimbo. Twifite ivumbi ryinshi cyane mu gihe cy'izuba, nanone ikindi mu gihe cy'imvura akaba ari icyondo cyinshi cyane. Icyo twasaba leta nuko yadushyiramo kaburimbo kabisa, icyo nicyo twayisaba. Umuhanda urahari warangiritse biragaragara, kuko duhora tubisaba inzego z'igihugu zikaba izihuzi, batubwira baduha icyizere ko ushobora kuzubakwa, ariko kubera umuhanda kuhagera ari ikibazo natwe byaratuyobeye. Ariko turasaba leta ko yatugirira icyo yadukorera ikaduha umuhanda, natwe tukagira ubuzima bwiza. Umuhanda udutera uburwayi bw'ibihaha, dufite ikibazo gikomeye cyane ku muhanda. Mu bihe bitandukanye abayobozi bagiye batangaza ko kino kibazo kizwi, nubwo kugeza uyu munsi wa none nta murongo uhamye iki kibazo cyari cyahabwa. Muri 2022 ubwo twavuganaga ku murongo wa telefone n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi RTDA Bwana Imena Munyampenda, yari yatangaje ko kino kibazo barimo gushaka umuti cyavugutirwa, abaturage bagatura batuje kandi batekanye. Hari icyizere cy'uko imirimo yo kubaka imihanda mu buryo bwo gushyiramo kaburimbo agomba kuba yaratangiye muri uyu mwaka, ariko ikibazo cyaje kuvukamo nuko ahantu twari twizeye gukura ubushobozi bwo kubaka uwo muhanda, ni ukuvuga ingengo y'imari, ntabwo byakunze. Imihanda myinshi ya kaburimbo twubaka dukoresha amafaranga dukura mu bafatanyabikorwa n'abaterankunga gushakisha ubwo bushobozi, kandi turizera ko bizafata igihe gito kugira ngo dutangire kuwubaka, kuko ni ibintu natwe dufite ku mutima kuri uwo muhanda ugomba kubakwa mu buryo bwa vuba ukajyamo kaburimbo. Nyuma y'aho aba baturage bongeye gushyiririjwe ejuru bagatabaza bitewe n'ikibazo cy'uko bageraniwe n'ivumbi ryinshi nta kuryama, yemwe ngo uburwayi bw'ubuhumekero bwo bukaba babamereye nabi, ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya, nubwo nta muntu ufatika yatangaje ku bijyanye n'ikorwa ry'uyu muhanda, ariko biri mu nyigo. Icyo twabizeza nuko natwe tubizi ko ari umwe mu mihanda y'ingenzi ikwiriye kuba yakorwa mu gihe cya vuba, ariko turacyarimo kubyigaho kuko ntabwo ari wo gusa, tugiye dufite imihanda itandukanye hirya no hino muri Kigali kandi ubona koko ari iy'ingenzi cyane. Urundi rugero natanga ni nk'urwuriya muhanda w'i Gasanze, ubona naho ko ari ahantu hari umuhanda w'ibitaka kandi
dukunda kwifashisha cyane cyane mu gihe twakoze deviation y'amakamyo. Iyo rero ni imihanda nk'ibiri y'ingenzi navuga turimo gutekerezaho ko izaba mwiza ashyirwamo kaburimbo cyangwa se izakorwa neza kurushaho mu gihe bizaba bikidukundira. Gusa ntabwo twe twamenya igihe nyacyo ngo ni ikihe. Abaturage batangaza ko biteye isoni n'agahinda kuba uyu muhanda udakorwa mu gihe hari ibikorwa remezo byakagombye kuba byifashishwa mu rwego rwo kuzuza imikoranire. Uyu muhanda ukaba wakorwa harimo inganda, ibitaro ndetse n'ibigo by'amashuri bitandukanye. Uyu muhanda ukorwaho n'uturere dutatu, aka Nyarugenge yo mu mujyi wa Kigali, aka Rulindo ndetse n'aka Gakenke, twombi two mu majyaruguru y'u Rwanda. BTN TV mu muhanda Rutonde Nzovu Giti Kinyoni, Ndindahiro Valence Papi. Ikibazo cyagaragaye ku modoka ikora isuku mu mujyi wa Kigali, aho umujyi wa Kigali waguze imodoka ifite ibigega by'amazi. Muri specification 24 imodoka yagombaga kugira 15 ntazo yari ifite, 5 zari zitandukanye n'ibyari biteganyijwe mu masezerano. Umujyi wa Kigali kandi ntiwabashije kugaragaza ko imodoka yatanzwe yari nshya cyangwa ibirometero yari ifite igihe bayakiraga. Komisiyo rero ikaba yibaza impamvu umujyi wa Kigali wemeye kwakira imodoka itujuje specification zasabwe. Ku kibazo cya gatandatu ari nacyo gisoza icyiciro cya mbere, ni intege nke zagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa by'imirimo yo kuvugurura imidugudu ya Nyabisindu na Nyagatovu, aho mu igenzura ryakozwe mu kwa kabiri 2026 umushinga wari ugeze kuri 85%. Ubwo icyo gihe hari hasigaye iminsi 20 gusa kugira ngo igihe cy'umushinga kirangire. Amatara ku muhanda yari yarashyizwemo ariko nta muriro ugeramo. Hari n'ibibazo byagaragaye mu kubaka rigore 3 aho imirimo yagendaga buhoro igeze kuri 74%. Rigore zitarubakwa, kubura ibyuma bikingira abagenzi mu nzira y'imiyoboro y'amazi, kubura darete kuri rigore yo ku muhanda Centre Christus, inzu yegeranye na Waste Water Channel, no kudashyira handrail ku nzira y'abanyamaguru. Iki kibazo cy'urugero rwo hasi mu gushyira mu bikorwa umushinga cyanagaragaye mu mwaka w'ingengo y'imari yabanje, aho hari hamaze gukoreshwa gusa 26% y'ingengo y'imari yari iteganyijwe. Komisiyo rero ikaba yibaza ese nyuma y'igihe cyari giteganyijwe amasezerano yaba yarongeyeho igihe kingana iki, kandi ikaba inashaka kumenya uburyo ibibazo byagaragajwe byakemutse. Murakoze nyakubahwa Chair, baba basubije ibyo ngibyo. Ku modoka nyakubahwa Chair, umujyi wa Kigali waguze imodoka idufasha gukora isuku cyane cyane mu koza imihanda. Tugende mu buryo buri progressive. Mbere yuko mugura imodoka, mwari mukeneye imodoka yujuje iki, mwahawe imodoka yujuje iki, ibura iki? Kuko nicyo kibazo kirimo. Nyakubahwa Chair, twakoze terms of reference zo kugura imodoka y'umujyi wa Kigali idufasha mu isuku itandukanye. Ariko nyakubahwa Chair, igihe twakoraga izi terms of reference bitewe n'imodoka twari dukeneye, hari harimo terms of reference ziri complex cyane kubera complexity y'imodoka igenda ikubura kandi yoza umuhanda. Igihe yazaga tumaze kuyakira twasanze yuko hariho specifications idafite dukurikije izo twari twasabye. Ariko nyakubahwa Chair, igihe kuko twabonaga iyi modoka tutari buyisubizeyo, ariko icyo twemereje na rwiyemezamirimo kuri za specifications zitakiriwe amafaranga twarayakase. Ni ukuvuga ngo amafaranga twishyuye rwiyemezamirimo kuri specifications zitagaragaye ntabwo yayakiriye twarayakase.
ikindi auditeri yagaragaje nk'uko namwe mwabibonye yagaragaje yuko iyi modoka yari ifite ibirometero byinshi nyakubahwa Chair kubera complexity y'iyi modoka ikibirometero tube tukiretseho gato turakigeraho mwebwe musabye imodoka musabye igomba kuba ifite specifications mukeneye kuko niyo modoka mwari mukeneye muravuga ngo dukeneye imodoka yujuje ibi kuva kuri 1 kugera kuri 25 azana imodoka muri requirements imodoka igomba kuba yujuje 25 azana miyujujemo tungahe 9 muri 15 muri 25 ni ukuvuga ngo niwe wabageneye icyo yarabonye ntabwo mwebwe yabazaniye icyo mwashakaga arangije ngo kubera ko mugiye gukuramo igiciro bose murabyishimiye ariko ubwo procurement ari buze kutubwira n'abantu bo muri bayakiriye abantu bakiriye imodoka procurement na rwa advisor niba yararimo n'abantu bakiriye imodoka batubwire ngo iyo ugiye kwakira imodoka cyangwa ikintu waguze iyo ugiye kwakira ugenda uvivura iyi yujuje iki irabura iki yujuje iki irabura iki ubu se jo azaza babwire ngo ibi mwantumye nabibuze nimwakira ibyo mbaboneye kereka niba mutari muzi ngo mukeneye iki ariko ubwo procurement nabanza tubwire n'abakiriye imodoka nyakubahwa Chair procurement araza kunyunganira ariko ukurikije impapuro dufite specifications zitabonetse cyangwa se zitakiriwe zari enye ni nazo twamuciyeho amafaranga ariko kubera complexity y'imodoka nyakubahwa Chair izindi specifications zitabonetse zarimo imbere zihishemo imbere buryo byadusabaga nka manufacturer kugira ngo aze atwereka ati iki ni iki ariko mwese muyishyirizo specifications muri terms of references mwazikuye kuko ni mwe mwakoze term of reference sibyo yego muravuga ngo dukeneye imodoka yujuje ibi ayizanye mugomba gucekinga muri uko gucekinga mbere yuko muyakira manufacturer yarabihishe ubu se tumutumyeho yaza akabigaragaza nari bafite nuko baciye kugira ngo bisubirize hamwe aho zari zihishe umugenzuzi aba auditeri bahari ntimwari mwarayakiriye bivuge ngo mwari mutaramenya aho zihishe bivuga ngo mwayakiriye mutaramenya ko zihari noneho nimuza no gusubiza mutubwire bya bindi mwifuzaga ko ikubura ikoza n'ayamata n'izindi byose ibyangombwa ubu irabikora murakoze iyi modoka specification zigaragara muri kontra ni 24 ariko izagaragaye ko bashoboye kuverifiya n'eshanu zisigaye 15 bagiye bashyiraho not applicable 15 zo baverifiye ubwo ni 19 aho za 19 yego norebo izi rero bashyizeho not applicable niho cyane twagize ikibazo kubera ko na amasezerano yari clear noneho kuba imodoka yaraje aho kugira ngo wenda bavuge bati twagize iyi challenge nk'uko wenda zaba ziri imbere bagashyiraho not applicable aha niho twagize ikibazo ariko noneho imodoka ikakirwa noneho ku mafaranga yagiye akatwa nabyo twabonye bitari mu buryo bukwiye nk'urugero hari amafaranga yose yakaswe ni 1,400,000 ariko nk'urugero ku bijyanye na cab weight ni uburemere bw'imodoka nta kintu kirimo ubundi mu masezerano yagombaga kuba ifite ibiro 12,970 noneho imodoka basanga ifite ibiro 11,170 noneho bakora règle de trois amafaranga noneho niyo bakase mu by'ukuri ntabwo twavuga ko byari bikwiye kubera ko imodoka yagomba kuba ifite ibibiro cyangwa se bakavuga bati turabona ntacyo bitwaye nubwo itabyujuje ariko yakora akazi bikaba ari ibintu biri documented murakoze n'uri guce
yego murakoze cya kuri za specifications navuze yuko technical team itari isobanukiwe bagiye bashyiraho not applicable akaba ari nazo iyo technical team yananiwe gusobanukirwa nyuma erega niyo yazanye specification kereka niba iyi technical team yateguye specification mujya kugura imodoka atariyo yakiriye imodoka kuko yari yababwiye ngo dukeneye imodoka yujuje ibi bisabwa byabaye not applicable badasobanukiwe nyuma bananiwe gusobanukirwa nyuma yuko bari babanje gusobanukirwa ibyo bashakaga niba tubwire niba bari hano precament natubwire na team murakoze iki uze chairperson ibisobanuro nahawe koko ntari mu nshingano icyo gihe ndi musha muri izi nshingano nuko technical specifications zari zateguwe mbere kuko yukurikiranye n'amateka y'iri soko nuko mbere technical specifications zari zateguwe nago zari compatible n'ibyari hano mu Rwanda ari byo ngira ngo yukurikiranye isoko uko ryagenze mbere barashize hanze isoko as a national competitive bidding tender biranga nitwabona isoko nyuma yaho biba ngombwa ko bitangwa mu buryo bwa single source so izi technical specifications zari zateguwe n'abatekinisiye babishinzwe ariko icyagaragaye imodoka yari yamaze kugera hano barimo kuyakira basanga bimwe muri byo nkuko city manager yari yabivuze specifically hari items enye zari zidahuje n'ibyari byateguwe muri technical specifications so habaho kumvikana ko izo items zitari bwishurirwe murakoze ibyo nibyo bisobanura ariko mwishyurira item urumva niba uburyo kubera iyo complexity muvuga ya specification mwari mubonye uburyo noneho bwo gushyiramo specifications zitari complex nkuko mubivuga noneho muterura specifications zizambere muzishyira mu isoko rya kabiri sicyo mwakoze so niba ari cyo mwakoze se mwumvaga undi muri mukure noneho mugiye gukora single source kuri specifications zizabuze utsindira isoko kuki mutakoza adjustment kuri specification noneho mukabigira not applicable ari uko mumaze kubona umuntu agemuye birahita bihura na bimwe bya compliance twavugaga nyakwakiya ubwo nikosa twakoze kubijyanye nuko mubivuze twagomba gukora adjustment kuri specifications kugira ngo tuzijyanishe yenda no ku isoko ryacu mu buryo twumva akaba ari nacyo kitujyanisha nyakubahwa hakeya yuko iyi modoka yaje iri complex uburyo muri contract twe twarashyizemo yuko manufacturer azaza akatwigisha uburyo iyi modoka ikora n'ibiyigize ubwo rero igihe yazaga byabaye ngombwa yuko nk'uko mu masezerano byari bimeze yuko manufacturer atwohereza umukozi uyizi akaba ari we uza kuyitwigisha muri uko kuyitwigisha rero nyakubahwa hakeya muri izo trainings zabaye habaye ibirometero byinshi byakoreshejwe igihe uyu mushoferi cyangwa se uyu mukanishi wo manufacturer yarimo kutwigisha hari ibirometero byinshi byakoreshejwe ntabwo ngira ngo imibare nayirebye ariko akaba ari nabyo auditeur yashingiyeho avuga ati dore nyamara iyi modoka ifite ibirometero byinshi akaba ari naho ayikemanga yuko ishobora kuba itari nshyashya kubera bya birometero ariko bya birometero byakoreshejwe igihe iyi modoka yarimo gutraininga umukozi w'umujyi wa Kigali ariko twabashije kwereka auditeur yuko iyi modoka yari ifite carte jaune igaragaza twahawe na Rwanda Revenue igaragaza the date of manufacturer ariko ibyo birometero bikaba byarakoreshejwe igihe twari muri training yayo akoze nabyo hari bitumvikana uwo manufacturer yabahaye training yo gukoresha imodoka mutarayakira cyangwa yabahaye mwarayakiriye twe twarayakiriye mwayakiriye ifite ibirometero bingahe twayakiriye ifite ibirometero ngira ngo ibyayikuye Dar es Salaam ikayigeza hano
ubwo ni 1,500. 1,500. Hanyuma se icyo kinyuranyo cyo kuvuga ngo auditeri yabonye ruvuga ngo namwe mwarayakiriye nta n'ikibazo mwari mufite. Auditeri yayibonye. Ntiyabibona. Auditeri yayibonye yaragiye mu kazi yaratangiye gukora ibyo birometero byose twarabikoresheje. Kuba byiza iyo bagaragaza n'ibirometero yari ifite index kilometrique igihe cyo kuyakira, ariko honorable chair imbogamizi twagize nuko n'igitabo bandikamo uko imodoka igenda logbook nacyo ntabwo cyuzuzwaga, ku buryo byari kutworohera kumenya niba koko yarakoreshejwe igihe cyo gutraininga abazayikoresha. Noneho tuvuge tuti yaje ifite ibirometero, yakirwa ifite ibirometero, ibi ngibi nabyo byakoreshejwe nyuma, byakoreshejwe muri training y'abakozi. Murakoze honorable chair. Hari comment mubifiteho? Nyakubahwa nk'uko abivuze nibyo koko twarikodinze neza ibyo birometero kugira ngo noneho tumugaragarize yuko igihe twayakiraga yari ifite ibyo birometero neza, ngo noneho na bya birometero bya training tubirikodinge neza. Ayo ni amakosa twakoze kandi twamugaragarije, ariko ubu ngubu twarabikosoye. Dufite logbook igaragaza aho imodoka igiye naho n'igihe yagarukiye, kandi rwose ubutaha nitugura n'indi, cyane cyane yuko iri muri procurement plan, ibibazo byose tuzabyitabwaho. Turabashimiye nyakubahwa. Mugiye kugura indi meze nk'iyi, ariko ubwo masomo mwakuye muri ibi bya mbere murimo kuyadressinga? Nyakubahwa, kubera amasomo twakuyemo ubu ngubu twarigestinze terms of reference kugira ngo turebe ko twazijyanisha n'ubumenyi twaba tuzi. Hanyuma turimo turacyashakisha rwiyemezamirimo, ariko mu buryo nanone bugoreye umujyi. Turabashimiye. Iyi sirakora icyo mwashakaga kwikorera gikora? Nyakubahwa, imodoka ikora neza cyane yuko tudafite n'ikindi tuyigereranya nacyo, so tuvuga ko ikora neza kuko ntabwo dufite iyindi ikora nkayo. Turabashimiye. Ariko still urumva hari n'ikibazo, mukwiriye abategurira izo technical specification na terms of reference bakwiriye kuba bazi icyo bakeneye, kandi ubumenyi ntekereza ko butakiri ibanga muri iyi si turimo y'uyu munsi. Hakiyongeraho kuvuga ngo iyo ubu mu rwiyemezamirimo aba yabashyize muri situation ituma mutabasha kwanga icyo yabahaye, kubera ko nk'uko mubivuga mufite icyo mubigereranya nacyo, ariko ntabwo iyi modoka ari yonyine ku isi. Hari izindi zikora nkazo, cyangwa se zishobora kuba zanakora neza nkazo. Impungenge zihari rero, niba mwari mukeneye imodoka ifite specification 24 nk'uko babivuze, nuko mwari muzi ko izasavinga purpose kandi mu gihe kinini. Ubu mushobora kujya kuri riske, wenda ushobora kubikora uko mubyifuza, ariko itazasavinga igihe kinini. Ariko icyatangaje nuko iyo prorata mwakoze yo kugabanya amafaranga mushingiye ku biro, numvise nabyo bifite mo incertitude, ariko ubwo ndibwira ko mukwiriye gukura amasomo muri aya makosa yabaye mbere, mukazagura noneho imodoka yujuje ibisabwa kandi ihuye n'ibyo mukeneye. Hari ikindi cya nyuma mwabajijwe kuri iyi baci ibibazo bya mbere, Nyagatovu Nyabisindu. Imidugudu ya Nyabisindu Nyagatovu ni umushinga uterwa inkunga na World Bank. Waratinze n'ibyo koko nk'uko mwabivuze, ariko uyu mushinga ufitanye isano n'iriya ruhurura nanone iva kuri stade ikamanuka hasi kuri Christus, yagera hariya hahoze Totali, igashaka uburyo icrossing umuhanda. Akaba ari nayo mpamvu ubu nonaha uriya muhanda ufunze, bifitanye isano.
nyakubahwa keya haba harimo approvals nyinshi zijyanye no gutema ibiti, zijyanye no gukata umuhanda, zijyanye na expropriation, kuko aho ruhurura iciye biba bisaba yuko twe expropriate aho hantu. Harimo approvals nyinshi zijyanye no gukata umuhanda. Ibyo byose akaba ari impamvu zagiye zituma uyu mushinga utinda nyakubahwa keya. Nibyo koko turabyemera yuko watinze, kandi tunashimira n'inzego zitandukanye zagiye zidufasha kugira ngo ubu nonaha tube twarabashije no gukata uriya muhanda no gutema n'ibiti bijyanye n'uriya muhanda. Ariko nasaba Vice Mayor ushinzwe imiturire nawe akagira icyo abivugaho. Urakoze cyane. Iriya kontra iriya mirimo ya Nyabisindu Nyagatovu yaratinze. Ngarutse ku cyo bari bamaze kuvuga, icya mbere ni uko twayifatanye na kontra yo kubaka ziriya drainage ziva kuri stade. Drainage ziva kuri stade ngira ngo icya mbere cyabanje kugorana, hariya ahantu hari amazi menshi, mu gihe cy'imvura biba bisaba yuko duhagarika gukora kuko ntabwo wakora ruhurura mu gihe imvura irimo inyuramo. Iyo yabaye imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri ari nayo ubu ngubu dusa naho imaze gukemuka, yari ijyanye no kugira ngo tubone uburyo bwo guca iriya mihanda, kandi muzi ko ni imihanda ikoreshwa cyane. Nk'ubu ngubu turimo turavuga hariya Remera mu Giporoso, kugira ngo tubone approve yo kugira ngo hariya ahantu tubashe kuhakora byafashe amezi menshi. Iyo bigenze gutyo imirimo ibihagaze. Ikindi twagizemo ni uko hariya iyo umanutse uvuye mu Gisimenti kugira ngo utambike ugere aho turimo guca uyu munsi, hari ibikorwa remezo byinshi birimo. Noneho uriya muhanda, kuri uriya muhanda nk'uko mubizi akaba ari naho hari umuhanda Prince House Masaka, aho ubuyobozi bw'igihugu bwasabye yuko twajanse ibyo bikorwa tukabihuza kugira ngo tutaza gukora kimwe ejo kikaba cyasenya ikindi. So bivuga yuko tugomba kubanza d'abord tukimura ibikorwa remezo, aho ndavuga amazi, amashanyarazi, internet biri kuri kiriya gice, kugira ngo bikorerwe icyarimwe, noneho n'umuhanda uzubakwe nta kindi kintu cyongeye gukorwaho. Ariko ibyo byose byamaze gufata umurongo, ubu ngubu barimo kuhakora kandi ke muri fezi za nyuma. Ikindi honorable yavuzeho ni ikijyanye n'amatara yo ku mihanda. Mu by'ukuri rwiyemezamirimo yakoze akazi kenshi, amatara araterwa ku muhanda, ariko ikitari cyagakorwa ni ukugira ngo UCL izana ibikoresho byangombwa kugira ngo amatransforma akenewe ajyeho, noneho umuriro ubashe kujya mu matara. Ibyo nibyo birimo gukorwaho kugira ngo nabyo kuri iriya mihanda yose bikorwe bive mu nzira. Kandi turizera neza yuko igihe kontra izarangira ya rwiyemezamirimo ejo bundi mu kwa munani, imirimo yose izaba yaramaze kurangira. So ngira ngo ni ikindi cyari cyabajijwe ni uko hari ahantu drainage ubwo auditeur yasuraga yagiye asanga hatararangira. Aho ngo harimo hari amakava, concrete covers zigomba kujya kuri drainage, hariho ahatarajya hand railing ziriya zifasha abantu kugira ngo bataza kugwa muri drainage. Ariko ibyo ngibyo byose aho byateganyijwe hose birimo kugenda bishyirwamo mu gihe n'ubundi twegereza irangizwa ry'imirimo.